Nshuti y'Imana kandi mukunzi umurongo wo kwezwa cano, reka tugushimire uburyo wongeye gutanga umwanya kugira ngo turebere hamwe ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya tugiye kwigira hamwe icyigisho kivuga ngo akamaro ko kwizera n'imirimo. Mbese agakiza kacu gashingiye ku mirimo cyangwa ni ku kwizera? Byuzuzanya bite? Uwo muri kumwe muri iki kiganiro ni KAYISHEMA. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo rituyobore muri iki gihe. Iryo ni ryo ridufasha kugira ngo tumenye aho tuvuye, aho tugeze ndetse n'aho twerekeza. Ubane natwe kugira ngo udusobanurire Mwuka Muziranenge akore umurimo we, ko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Ubungubu tugeze ku ihame rya 10, ihame ryerekeranye n'agakiza. Mbese imibereho y'agakiza ku muntu w'Imana imeze ite, cyangwa se iri hame rishaka kutwigisha iki? Ubushize twabonye imibereho y'agakiza n'igihe cyashize, uburyo iyo mibereho igendana no kwihana, kandi uko kwihana kukaba kujyanye no guhindukira cyangwa se guhindura icyerekezo. Ibyo ngibyo bikaba bituruka ku kuba umuntu yamaze gusobanukirwa n'igikorwa Kristo yamukoreye, aribyo twabonye biba impamvu ituma umuntu yihana. Ndetse tubona yuko ibyo ngibyo ari byo bigeza umuntu ku ntambwe ishimishije cyane, ari yo gusobanukirwa nuko Satani ibirego byose yamurega igihe amaze guhura na Yesu ntacyo bigomba kumara, kubera ko uwo muntu aba yamaze gutsindishirizwa, ababarwa nk'umushimo ukuwe mu muriro. Nta ruhare Satani aba kimufiteho, ahubwo uwo muntu aba asigaye yishimira ibyo Kristo yamukoreye, noneho anezerewe umwami we. Ni ukuvuga rero umuntu wamaze kwakira agakiza, wamaze kwishimira kumenya ko yatsindishirijwe, akakira uko gutsindishirizwa kubonerwa muri Yesu Kristo, hari ubuzima agomba kugira. Nshuti yanjye muvandimwe, yumenye inshingano yawe, wowe kuba igisonga cy'Imana hano mu isi. Ubusonga si ubukungu, si ubuhanga, si igihagararo, ahubwo ni ijambo ry'Imana rigenga ubugingo bwawe. Umaze kumenya ibyo, ntapfusha igihugu sa, agenzura impano zose yawe, atebutse ubwami bw'Imana. Umubiri we n'intekerezo ze birashimana. Mbese ni gute umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo, wamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza we, agomba kubaho afite imirimo iranga abantu bamaze kwakira agakiza? Abantu benshi usanga bizera bya nyirarureshwa, bibwira ko Imana ibitaho bitewe n'imirimo yabo myiza cyangwa mibi. Ugasanga bamwe bavuga bati Imana iyo twakoze neza itureba neza, iratwakira, cyangwa se twakora nabi ikatureba ikijisho. Satani nibwo buryo agerageza kugaragazamo Imana, agaragaza ko Imana imeze nk'aho ari nyamwaga, nk'aho itwarwa n'ibikorwa byacu bikayihimbara, noneho bigatuma itureba neza. Nyamara tukibagirwa yuko ijambo ry'Imana tubwira ngo tukiri abanyabyaha, Imana yadukunze urukundo rutagira akagero tukiri abanyabyaha. Hano rero Sekibiwe ni ubwo buryo aho abantu kumva Imana bakayifata ukundi. Igihe avugaga uko abantu batsindishirizwa imbere y'Imana, Pawulo yavuze yore ati, nemeye guhara byose kugira ngo ndonke Kristo, kugira ngo mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye. Pawulo hano arimo aragaragaza uburyo yemeye guhara byose. Aya magambo aboneka mu rwandiko yandikiye Abanyafilipi igice cya 3 umurongo wa 8 n'uwa 9. Reka dufate urugero kuri wa musore w'umutunzi wigeze kuza agasanga Yesu, arangije amubaza ikibazo n'undi wese yabaza, aravuga ati, ni iki gikenewe gisigaye mwe gukora kugira ngo muri ubugingo buhoraho? Yesu wamurebye abona rwose ngo yabivuganaga umutima mwiza, ubona ari umusore wicishije bugufi. Yesu amurebye aravuga ati, umva rero, mbese uzi icyo amategeko avuga gutya na gutya? Undi ati, reka dati, ayo ngayo nayubahirije uhereye mu buto bwanjye kuko niyo nigishijwe. Yesu arebye abona koko ko ibyo avuze ari byo rwose, aravuga ati, koko uvuze ukuri. None rero dore igisigaye, genda ufate ibyo utunze byose ubigurishe uha abakene, ugaruke unkurikire. Bibiliya itubwira ngo uyu musore yasubiyeyo ababaye, nta naho itubwira yigeze agaruka. Yagize agahinda, ahita yindukira aravuga ati, mva iyo umbwira ibindi byose, ariko ibyanjye
no kugurisha ibyanjye nuko byamvunnye, ibyo ngibyo winjiye mu buzima bwanjye Yesu ntabwo wagombaga kujyayo. Pawulo we yakoze ikinyuranye n'cyuriya musore w'umutunzi, kuko hano aravuga ngo nemeye guhara byose kugira ngo ndonke Kristo, kugira ngo mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye. Ni ukuvuga ngo kwaba uko kuba afite ibyo yasize, byaba n'imibereho abasha kugira n'ibyo akora, arabikora atari we, ahubwo ni Kristo uri muri we, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Pawulo icyo yashatse gukora ni iki? Yerekanye Aburahamu ko yizeye Imana, maze ibyo bikamuhanizwa no gukiranuka, ari byo bivuga ngo yabazwa nk'intungane imbere y'Imana. Hari amasomo abigaragaza mu itangiriro igice cya 15 umurongo wa 6 ndetse no mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 3. Yatsindishirizwe mbere yuko akebwa, ntabwo ari uko gukebwa kwabimuteye. Abivuga neza mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Mbese Aburahamu yari afite kwizera kumeze gute? Aburahamu tubona yuko Imana yamuhamagaye ikamutoranya kugira ngo abe umuntu wayo, ariko yakira agakiza biturutse ku kwizera. Ngo Imana nabwo ati haguruka uve muri bene wanyu, usige bene wanyu, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu ahaguruka atazuyaje, ngo yasize byose, yemera guhaguruka, agenda we akurikiye icyo Uwiteka mu yavuze ati, ubwo Uwiteka mbwiye ngo sige bene wacu n'imiryango n'abo dufitanye amasano njye mu gihugu Uwiteka nyereka, nkurikira icyerekezo anganishijemo, ngomba kubikora. Twebweho dushobora kutabwirwa ngo duhaguruke tujye mu kindi gihugu, ahubwo Imana ikavuga ngo hindukira ibyo bintu urimo bihagarike, nguhe icyerekezo gishya. None ukizera uwo muhamagaro w'Imana kandi ukavuga uti ngomba koko guhindukira nkaba icyaremwe gishya, nkemera icyo Imana ivuga. Urwo rugamba, iyo ntambara niyo duhora duhanganye nayo. Umuntu agahora yibaza avuga ati ariko ibi bintu umuntu yabikora bigashoboka, yabigenderamo akabishobora. Bitewe n'iki? Kubera kubura kwizera. Kutizera bigendana no gushidikanya no gupfobya icyo Imana yavuze. None se Aburahamu uyu nguyu Bibiliya tubwira wagize kwizera akabihwanirizwa no gukiranuka yari ameze ati? Bibiliya ivuga ko kubwo kwizera Aburahamu yumviye. Ngo iyo hari kwizera urumvira, ntabwo usa n'umuntu ugira umugaga. Nta mugaga uza. Rimwe na rimwe ndetse ushobora no gukora ibintu umuntu yakumva ko ari ubupfu, ari n'ubusazi. Ariko ngo umuntu w'Imana kwizera gusa naho nabigeranya kuba adafite Imana babona ari nk'ibisazi. Bw'Imana yamuhamagaraga yavuye mu gihugu cye, afata inzira atazi yajya. Ibyo tubibona mu Baheburayo bahavuga intwari zo kwizera igice cya 11 umurongo wa 8 kugeza wa 10, ndetse wabihuza n'itangiriro igice cya 12 umurongo wa 4 n'icya 13 umurongo wa 18. Kumvira kwe kwerekana neza ko kwizera Imana kwe kwari ukukuri kandi gushyitsi, nta bindi yari yishingikirijeho. Muri iki gihe hariho ingorane iri hose y'isenyuka ry'imiryango, za divorce z'urudaca. Ariko se ziraturuka kuki? Ziraturuka hehe? Imyubakire y'ingo za none, umuntu yubaka afite aho atagetinga avuga ati jewe nzamuryaho akantu, nzamuvanaho ikintu. Noneho ugasanga ibyo yibwiraga ahari arimo ararebera, hari ubwo usuhuza umuntu wamubwira uti namahoro, ati aturebeye inyuma. Kubera iki? Wenda kuko imbere afite ibindi yikorewe utabona. Ahari wabonye umuntu afite inzu nziza, aragenda mu modoka nziza, urabona afite wenda ibikorwa runaka hirya no hino, ariko ntumenye ko ibyo bintu nubwo ubona tohagiye mu gihe runaka ari imyenda ya banki yatse. Noneho wabona ibyo bintu abifite gutyo ukavuga uti uyu muntu ndamutse nemeye nkaba umugabo we, cyangwa se ndamutse nemeye nkaba umugore we, nagira ikintu muvanaho nanjye nkagira ijambo. Ariko kubera ko isi ya none ibya yari gatebe gatoki, wazajya kubona ukabona mu gihe gitoya biranze, ahubwo ukabona amatangazo yo guteza cyamunara. Ubwo rero kuko ibyo washaka gutabibonye, atari ryasezerano uvuga ngo haba mu byiza cyangwa ibibi, waje ushaka ibyiza, waje ushaka inyungu, none ntuzibonye ugahita uvuga uti ndigendeye, ndasaba divorce. Kubera iki? Isezerano mwagiranye ryo kubana ntabwo ryari isezerano ry'ukuri. Aburahamu Imana imuhamagara nta nubwo yarazi yagiye, yarashikamye azi yuko Imana imuhamagaye ari Imana nzima. Aravuga ati jewe singiye kugondoza Imana ndaho kuvuga ngo mbese aho njyanye ni he, nzabona y'ibiki, mbese muzi ko na Petero nawe ajyaga avuga ati ariko uko twasize ibyacu tuzahembwa iki. Ugasanga urwo rugamba umuntu ashaka kubona inyungu, arashaka kubona umusaruro, ataranahaguruka ngo agende. Aburahamu ntabwo ari uko byagenze, ariwe waje kwitwa Aburahamu. Tuzi yuko Bibiliya igera igihe ikamwita sekuruza w'amahanga.
uyu nguyu yari umuntu wemeye guhaguruka asiga byose. Na Pawulo nuko rero avuga ngo ubuzima bwa Pawulo wabugeranya n'ubwa Aburahamu. Yahagurutse yemeye nayo irarika ry'Imana, nyamara tuzi yuko uyu nguyu Pawulo yahoze ari umuntu warenganyaga ubwoko bw'Imana, wabutotezaga, ariko yari azi yuko arwana icyaka ry'Imana. Aho haziye kumenya yuko arenganya intore z'Imana, afata icyemezo gifashe, kandi noneho nawe ahinduka urenganywa n'urwanywa, kugeza igihe yaje gusoza urugendo avuga ati narwanye intambara nziza, ndinda ibyo kwizerwa, ahasigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo. Mbega ubuhamya bwiza, mbega ikivugo cyiza. Hano rero ngo intumwa Yakobo yatanze umuburo agaragaza uburyo bw'imyumvire idashingiye ku kuri yerekeranye no gusobanura nabi gutsindishirizwa kubwo kwizera. Gasanga rimwe na rimwe byabaye intambara z'urudaca, abantu bashaka kugaragaza ko gutsindishirizwa ngo nibatsindishirwa, ntabwo bamenye gutsindishirizwa n'iki. Ntabwo ari urugamba, si n'intambara, nta nubwo ari ibintu bisaba imyaka n'imyaniko, ahubwo ngo ni igikorwa kibasha gukorerwa umuntu bitewe n'uko yitaye ku irarika ry'Imana rimuhamagarira kugira ngo abe icyaremwe gishya. Avuga ko umuntu abasha kwibeshya ko ashobora gutsindishirizwa kubwo kwizera atagaragaza imirimo ijyana nabyo. Ntabwo gutsindishirizwa bivuga yuko umuntu w'Imana atagira imbuto zikwiriye abihannye, atagaragaza imibereho y'abantu bahindutse. Imana ibwiye Aburahamu ko agomba kugenda, yarahagurutse aragenda. Ntabwo yavuze ngo kugenda biri mu mutima, ahubwo yarahagurutse aranagenda, ava aho ngaho. Yerekanye ko kwizera nyakuri kudashobora kubaho nta mirimo. Kimwe na Pawulo, Yakobo yatanze urugero yifashishije imibereho y'Aburahamu mu gutamba umuhungu w'Isaka. Ariko si umwana Isaka we yanamubonye bigenze bite? Ko yamubonye ageze mu zabukuru, nta mwana yari yarigeze. Mbere bacu bategetse kushingana natwe ko tumeze kuko taba muri twe. Aburahamu yagaragaje kwizera kwe, tubibona muri Yakobo igice cya 2:21. Umwana yabonye mu zabukuru. Sarayi ari we Sara umugore we yari yarabuze urubyaro. Imana igeze igihe iza imwihera isezerano ivuga iti umwaka utanka iki gihe uzaba ufite umwana. Umugore araseka, sese baramubaza abamareka bati usese iki atewe, ati ha, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Maze arangije igihe kiragera arabyara, umwana amaze kuboneka Isaka. Ubwo siniriwe njya mu buryo Imana imaze gutanga iryo sezerano Aburahamu akirihabwa, Satani yashatse kugira ngo anyure mu mugore wa Aburahamu muri Sara, yihutisha amasezerano y'Imana mu buryo Imana itavuze. Ari we yaje kumubwira ati buriya rero Imana urabona gihe imyaka mfite, ntabwo ari gihe yavugaga. Unyumvire nawe, ntabwo ari gihe yavugaga, ahubwo yavugaga buriya umuja wacu. Uyu mutego Sara yaguyemo benshi bawugwamo. Ati buriya ibi bintu byanditswe ntabwo ari, si ibi byavugwaga. Iyi minsi hariho inkubiri y'abantu bafata urukingo, inkingo, bati ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Mudivanisi cy'umunsi wa kane guzi ko isi yose nzima umuntu wabashaga guhagarara yemye akabwira abantu ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo ni umudivanisi cy'umunsi wa karindwi, kuko niwe waragijwe ibyo byanditswe, niwe wahawe uwo muzingo ukubiyemo ubwo buhanuzi. Ariko Satani nawe agahita ahagurutsemo abantu bakihutisha ubuhanuzi igihe cyabo kitaragera. Ntabwo ibyanditswe byera, umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya bigaragaza ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari inkingo. Bigaragaza ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari opposite, ni icyaje gihanganye n'ikimenyetso Imana yashyizeho ariyo Sabato, umunsi wera, ikimenyetso cy'umuremyi. Nuvuga ngo ikindi gihangano cyashyizweho kigaragaza ububasha bw'abantu, nabo bakakigira bakacyeza, nicyo cyitwa ikimenyetso. Kugira ikimenyetso cy'inyamaswa nuvuga ngo ni igihe abantu bazahatirwa kugaragaza ko bagomba kubahiriza uwo munsi w'igihimbano ari wo w'icyumweru, kandi bagakora n'imirimo igaragaza ko bashyigikiye iyo mpinduramatwara. Ariko Satani iteka asa n'utanga imbere, akavuga ati reka mbereke ntabwo ari ibi, nubwo umwuka w'abahanuzi bivuga na Bibiliya si biriya byavugwaga, ahubwo dore n'inkingo, dore n'ibi ngibi biri gukoreka, ntaho bihuriye. Nuko nguku Sara yagira Aburahamu ati buriya ntabwo ari igihe yavugaga yuko ugomba kubyarana n'umuja.
rega mbabwire burya umuntu umwe yigeze kutubwira ijambo rikomeye yavuze ngo umunyu wo mu gutwi uryoha kurusha uwo mu nkono. Uzi ko umufasha wawe ni umujyanama wa mbere, abasha kukubwira ibintu ukagira ngo rwose neza biciye mu murongo. Kuba hafi wa wundi w'umujyanama wawe haba mu mirimo haba he ashobora kukoreka ukagira ngo iyo nama ivuye ku Mana. None se ntubona aho isi yose igeze ku byaturutse kuri Eva? Yaraje yongorera Adamu ati reka da, burya Imana yaratubeshe ati nabivumbuye. Adamu baratamiye arariye. Twagiye tubireba muri byigisho. Noneho reba umuntu wabashije guhangara agatsinda icyo kintu, uwo mutego ntawugwemo ni Yobu. Yobu umufasha waraza aramubwira tuzi n'ibindi jye navumbuye ikintu, ibanga ryatuma ibibazo bishira muri urugo, tukimana irahita igukumbanye gukureho. Yobu atumva rero nkubwire madamu wanjye nagushatse ngukunda, ariko noneho ibikuvuye umbere nk'umugore w'umupfapfa. Noneho undi muntu wahuye n'ingorane y'umujyanama mubi ni Yesu. Petero nk'umuntu wamubaga hafi ari n'inkwakuzi ya rero kari umuntu ukunda gusubiza ibyananiranye. Yesu abaza abigishwa atari ko abantu bagira ngo ndinde Petero rwose ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu ati umva Petero, umva si wowe ubivuze ahubwo ni Mwuka w'Imana uvugiye muri wowe. Arangije Yesu ati rero nicyo gituma umwana w'umuntu agomba kumanikwa, akabambwa, akagirirwa nabi, agapfa, hanyuma y'iminsi 3 akazuka. Petero umva nta n'iminota 5 yaciyeho. Petero wari wemeye ko Mwuka w'Imana avugira muri we, Yesu akanabyemeza. Arangije uwo mwanya turamenyeshwe ntugapfe hazapfa abandi. Uw'Imana yarikoresheje ahisa bivamo yicinye icyara, aravuga ati burya ndabishoboye, abandi byari byabayobeye, Satani ababonye intebe. Arangije Yesu aramubwira ati mvi inyuma Satani. Uwo yabwiraga ati Mwuka w'Imana gukoreyemo, none kumubwira ati mvi inyuma Satani. Wumve abantu batuba hafi ubu hariho ingorane. Birababaje kubona umuntu kumva ngo abantu basezeye akazi, abarimu babivuyemo. Ejo bundi ari kumwe n'umuntu ambwira ati mushiki wanjye wari umwefirimiere wari umuganga arabirambyemo nawe yasezeye ngo ahunze ikimenyetso cy'inyama. Abo bantu barajya hehe? Kuki bari kuvugisha ibyanditswe ibyo bitigeze bivuga? Kuki bashaka kuvugisha Imana ibyo itavuze? Dukwiye gusenga tukagera abantu tukabacyaha tukabafasha tukabaha inama. Satani ubu nicyo gihe cye cyo gukora, kandi mabwira iyo urugamba rugiye kurangira nibwo bitangira kuba insobe. Abisirayeli bagiye kwambuka bagiye ku Gikanani nibwo benshi baguye mu nzira bagwa ku nkombe hakurya aho bareba. Utaba amaso muri iki gihe Satani aramwigaranzura rwose, ugasanga umuntu yarwanye intambara nziza koko, yagerageje gukora amavuna, yabwirije ubutumwa hirya no hino, yagenze imisozi ariko Satani akavuga ati buretse nkwereke. Benshi bagatana bakanyuniza idakwiriye. Aha rero inama mbi ishobora guteza ingorane. Aburahamu yabaye nk'ugize ingorane, ariko nubwo yagize iyo ngorane Imana yakomeje kumuba bugufi kuko isezerano ryayo ntihinduka. Imana ntabwo ibyayo wabitanisha ngo bikunde. Maze igihe kiragera abona Isaka, amubonye aza kumutanga igitambo. Ariko Imana yagira ngo urebe mbese Aburahamu kwitanga ko bimeze bite, mbese afite umutima usiga byose. Aburahamu arangije aganiriza umwana w'umusore ngo yarageze mu myaka hafi 18. Maze aramubwira ati rero mwana wanjye Uwiteka yakunsabye kugira ngo ujye kugutambaho igitambo. Maze Isaka nawe aremera kuko ise yarageze mu zabukore, umusaza wo mu myaka 100. Byari kugera igihe ndetse Isaka akavuga ati muze bamaze kubaka igicaniro kuko umwana niwe wagiye yikoreye inkwi. Maze baragenda batunganya neza igicaniro, arangije barasenga, arangije ariyoroshya ati papa rero kugira ngo ntakugora reka ngerageze kwiyoroshya kugira ngo umbohe neza maze ubone uko untamba. Yaba w'iki gihe ari kuvuga ati papa ati aho kugira ngo uba ari jye utamba genda gutamba ni wowe imyaka yawe yagiye, ugasanga bibaye intambara. Kandi koko Isaka ari gushobora gufata uwo musaza akamuzingazinga akamushyiraho, ariko arangije ariyoroshya yemera kuba igitambo. Maze ubwo yarafashe inkota ngo agiye gusogota, ni mu ndebera Isaka arimo asenga agaramye ku gicaniro avuga ati Uwiteka ubwo bishimye ko ngiye gutambwa ubugingo bwanjye ndabuguhaye. Yari yarigishijwe iby'umuzuko, umwana azi yuko igihe kizagera akazuka. Maze ngo Aburahamu navuga ati Uwiteka niwe mumpaye ndamuguhaye nguyu, icyubahiro kibi cyawe. Akizamura inkota ngo agiye gusogota, aragiye gukubita mu cyico ngo umwana ahita apfa. Marayika w'Uwiteka abaraje afata ukuboko kwe, maze aravuga ati Aburahamu kwizera kwawe kwagaragaye. Amen. Kwizera kwawe kwagaragaye. Nta muntu ubasha gucungura undi.
igikorwa cya kiragaragaza icyo Imana izakora kandi cyakozwe uhereye ku kuremwa kw'isi, igaragaza ko igomba gutanga ubugingo bwayo ku bw'abanyabyaha. Dore ntama w'Imana uzacungura abanyabyaha, dore intama mu gihuru, isura ntama w'Imana. Ubohora umwana wawe maze utambire ya ntama. Bantu b'Imana, kwizera kugendana n'imirimo. Ninde wigeze akubwira yuko wabaho ufite kwizera kutagira imirimo, kutagira icyo gufasha umurimo w'Imana, ukumva ko uzabaho gutyo gusa ugenda ukorerwa ibindi byose, ukumva ko Imana yagira ibyo ukoraho ntacyo uzafasha mu murimo? Kwizera kugendana n'imirimo nibyo byaranze abantu b'Imana bo mu bihe bitandukanye. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none tugifite ibyanditswe mu ntoki zacu, bitewe n'uko bavugaga bakora, kandi gukora kwabo kugatuma ijambo ry'Imana rirushaho kugira imbaraga. Muntu w'Imana, kwizera iyo kudafite imirimo kuba gupfuye. Yakobo niko yabivuze mu gice cya 2:17. Imibereho ya Aburahamu yerekana ko imirimo ari igihamya cy'umushyikirano nyakuri umuntu agirana n'Imana. Niyo mpamvu kwizera kugeza umuntu ku gutsindishirizwa ari ukwizera kuzima kandi gukora. Amen. Kwizera kuzima kandi gukora. Pawulo na Yakobo bumvaga kimwe ibyo gutsindishirizwa kubo kwizera. Mu gihe Pawulo yerekanaga ko ari ikosa gushakira gutsindishirizwa mu mirimo, Yakobo we yibandaga ku kindi cyerekezo giteje ingorane cyo gushaka gutsindishirizwa nyamara nta mirimo igendana nako. Bityo rero, yaba imirimo yaba kwizera gupfuye, nta na kimwe cyakugeza ku gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa gushoboka gusa binyuze mu kwizera nyakuri gukoreshwa n'urukundo. Kwizera nyakuri gukoreshwa n'iki? N'urukundo. Ibyo ngibyo rero bikaba bituruka ku Mana, kuko umugaragu w'Imana hano avuze ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iyo wageze aho ngaho kwizera gukoreshwa n'urukundo, uba wageze igihe wageze ku rugero uvuga ngo uya ufite umutima uhuje nk'uwo nshaka. Ni nka kumwe Imana yavuze kuri Dawidi, dore ufite umutima uhuje n'ubushake bwanjye. Niyo ngo ni umutima wihana, ni umutima wicisha bugufi, ni umutima wemera gukora kandi ugakora udahatwa. Ibyo rero nibyo bigenda bigatunganya umutima. Ibi tubibona mu Bagalatiya 5:6. Umuntu hageze kuri urugero rero, imibereho gutsindishirizwa kwe ibimeze ite? Binyuze mu gutsindishirizwa kubo kwizera dufite muri Kristo, duhabwa gukiranuka kwe. Niyo ngo gukiranuka kwa Kristo kuragenda kugahinduka ukwacu. Noneho ibyamaze kugerwaho, intambwe wateye aho wageze, ntabwo umera nka Petero cyagiye ari mu mazi abwira Yesu ati, mwami tegeka kugira ngo ngendere hejuru y'amazi. Yesu aravuga ati, ngaho ngwino. Agiye amaze gutera intambwe aravuga ati, ngaho rero Petero bajyaga bamubarirwa bataramubona. Noneho neza ngenze hejuru y'amazi nka Yesu, azagira uwongera kuvuga. Sibwo yatangiye kurohama, ariko ngo amahirwe ya Petero yamenye naho gukirira kuri. Arangije ngo atabaza Yesu. Ntabwo yatabaje Yohana, ntiyatabaje Yakobo, ahubwo ngo atabaza Yesu. Mbabwire, nubwo wasubira inyuma gute, Yesu arahari kandi arakwakira. Petero wari urohamye bitewe nuko avanye amaso kuri Yesu, Yesu amufata ukuboko aramuzamura. Bantu b'Imana, Imana yacu hano icyo itubwira ngo duhabwa gukiranuka kwa Kristo. Ngo igikorwa tugezeho cyose, intambwe itewe yose, urugero runaka rwaba rugezweho rwose, ntabwo ari twe twiyogeza cyangwa twirata, ahubwo icyubahiro gikomeza kuba icy'Imana. Tugaduza Yesu mu mitima yacu, Yesu waduhaye urugero rwiza rwo gukiranuka ubuzima bwose. Yesu waduhaye urugero rwiza rwo gukiranuka ubuzima bwose. Turi abere imbere y'Imana kubera Kristo incungu yacu. Pawulo avuga ko Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana, nkuko tubona mu rwandiko rwa 2 rw'Abanyakorino 5:21. Nk'abanyabyaha bihana, dushobora kubaho imibereho irangwa n'imbabazi zishyitse kandi zisendereye. Ibyo ngibyo bikaba bishingiye ku iyerekwa rya Zekariya rijyanye n'umutambyi mukuru Yosuwa, ryerekana neza ibyo gutsindishirizwa. Yosuwa yahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka yambaye imyenda y'ibizinga ishushanya ibizinga by'ibyaha. Agihagaze aho, Satani amusabira gucirwaho iteka.
ibirego bya Satani byari bifite ishingiro. Yosuwa ntiyari akwiriye kubabarirwa, nyamara Imana kubw'ubuntu bwayo yacyashye Satani iti, mbese si inkoramutima yanjye uwo ngomba kurengera? Aramubwira, mbese uyu nguyu si umushimu ukwe mu muriro, nk'uko tubona muri Zekariya 3:2. Mbese uyu ntabwo ari umuntu wamaze kumenya ibyaha bye kandi akamenya n'uko agomba kubyihana? Ni iki Imana ashaka kumubwira? Umwami ategeka ko ubwo bushwambagara babumwambura vuba, maze aravuga ati, dore ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Zekariya 3:4. Imana yacu yuje urukundo n'impuhwe yirengagiza ibirego bya Satani, itsindikiriza umunyabyaha wahindaga umushyitsi, amwambika ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Nk'uko ya kanzu y'ibizinga ya Yosuwa yerekana ibyaha, ikanzu nshya yerekana imibereho mishya y'umwizera wizera Kristo, imibereho irangwa no kugendera mu bushake bw'Imana. Mu gutsindishirizwa, icyaha cyatuwe kandi kikanababarirwa gishyirwa ku mwana w'Imana uzira inenge kandi utunganye, ku mwana w'intama wikoreye ibyaha by'abari mu isi yose. Nyamara umunyabyaha wihana yambikwa gukiranuka kwa Kristo, kukamubarwaho atarabikwiriye. Uko guhinduranya imyambaro, uko kuguranirwa mvajuru gukiza, niryo hame rya Bibiliya rivuga gutsindishirizwa. Ntazagira ukubwira ubundi butumwa cyangwa se ngo kujyande ku wundi murongo. Umwizera batsindishirizwe aba afite imibereho yababariwe kandi yarejejweho ibyaha bye. Ibyo rero nibyo bituma umuntu abaho anezerewe, agashima Imana kandi ntagire ipfunwe ryo kuba yabwira abandi aho Uwiteka yamukuye. Ibuka Aburahamu gisonga cyiza, ubwo yatangaga icya cumi gishyitse, menya neza yuko ibyo utunze wabihawe n'Uwiteka, maze ujye umushima, byose ni iby'Uwiteka. Yesu waduhaye urugero rwiza rwo gukiranuka ubuzima bwose. Yesu waduhaye urugero rwiza, tuje n'ibisonga byawo twakira. Tuzarebera hamwe ingaruka zigendanye n'uko gutsindishirizwa. Imana idufashe kugira ngo Kristo niyerekanwa twe kuzaba dufite igishinja icyo ari cyo cyose cy'icyaha, ahubwo tuzabe twaramaze kwihana kandi twarizeye, twarambitswe gukiranuka kwa Kristo, tugira imibereho yejejwe, maze n'abatubona bahere kubahimbaza Data wo mu ijuru. Nibyo mbasabira bene data namwe bashiki banjye mu izina rya Yesu.